urahitera ukumva ibyishimo, ukumva ibibazo byose urabyibagiwe, ukumva ubuzima ni bwiza. Mbese Parfum irahumura neza. Waba uri umugabo uri kureba iyi video uzashaka iyi Parfum yitwa Ricarde. Hanyuma nanone niba uri umudamu cyangwa umukobwa ukunda kwitera Parfum z'abagabo, iyi Parfum yakuryohera. Umva ikaze ku Umubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe ku Umubyeyi magazine, yikore nonaha, ukore like, ukore share. Mbese ni ibintu byoroshye cyane. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo wazajya uhumura, uburyo wazajya utamukana ukumva urahumura nawe ubwawe wicaye ukumva uri guhumura. Wasuhuza umuntu akakubwira turahumura neza. Umva muri aka kanya ngiye kukwereka Parfum wakoresha. Iya mbere ni iyi ngiyi yitwa Melina for women. Akaba ari Parfum ihumura neza cyane, ni mililitiro 80. Yo, iyi Parfum irahumura byonyine n'agacupa kayo. Reba ukuntu kameze. Umva ni Parfum ihumura neza cyane. Mana ihumura neza cyane iyi Parfum kandi itinda no mu myenda. Ndakubwiza ukuri ko urahitera ukumva ibyishimo, ukumva ibibazo byose urabyibagiwe, ukumva ubuzima ni bwiza. Mbese Parfum iri mu bintu bituma ubwenge burushaho gutekereza neza n'ibyishimo, hanyuma ubuzima bukaba bwiza cyane kurushaho. Rero iyi Parfum nababwiraga ya Melina ihumura yebawe. Umva ntago ari publicité pe, ihumura neza cyane. Ukaba wayisanga muri Let's Shine ku bihumbi 50 gusa. Ni karibu cyane. Hanyuma uhumure. Waba ukeneye Parfum yo gutangamo kado, waba ukeneye Parfum yo kwitera, waba mbese umva aho wakenera Parfum hose karibu muri Let's Shine. Ntabwo ari iyi gusa ariko iyi ngiyi iri mu nshyashya mfite, najya ngo nkwereke ntuzacikwe. Ntabwo rero nabazaniye iy'abadamu gusa, ahubwo hari n'iyindi y'abagabo. Iyi ni Parfum y'abagabo yitwa Ricarde. Akaba ni mililitiro 100. Akaba ari eau de parfum. Akaba ari Parfum nziza cyane y'abagabo ihumura neza. Reba n'icupa ryayo. Reba n'icupa ryayo ukuntu rimeze. Mana. Iyi Parfum irahumura neza. Umva irahumura neza cyane. Mpita nimagina iri mu ikote, umugabo yayiteye mu ikote. Irahumura neza. Waba uri umugabo uri kureba iyi video uzashaka iyi Parfum yitwa Ricarde. Hanyuma nanone niba uri umudamu cyangwa umukobwa ukunda kwitera Parfum z'abagabo, iyi Parfum yakuryohera. Umva mbese kwiyumva izamuka. Ni Parfum nziza cyane. Rero nubona akanya uzace muri shop yacu iherereye muri Mike yitwa Let's Shine, wihumurize uhitemo muri nyinshi dufite, hanyuma uhumure, kuko guhumura nabyo ni byiza ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Rero iyi Parfum ya Ricarde nayo wayisanga muri Let's Shine ku bihumbi 50 gusa. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buryo duhumura. Ari twege turahumura, abatwegereye ari twebwe biradushimisha, ari abatwegereye birabashimisha kumva umuntu ahumura neza kandi bya bindi bya gisirimu bitarimo ubujiji. Rero nyarukira muri Let's Shine hanyuma uhitemo Parfum yawe iguhumurira neza nkuko ubishaka. Rero niba utarakora subscribe ku Umubyeyi magazine, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Umubyeyi magazine. Murakoze cyane rero, naho utaha. Bye.